kwakira shampiyona y'isi tugakora amateka. Ninde ugiye gutwara etape iya mbere ya karindwi igiye gusorezwa mu karere ka Rwamagana? Amaso yacu twese kurekera banundi baracyanyeza. Miguel na Da Silva ntabwo bashaka gucika intege kubera ko imbere yabo barimo barabona intego kandi nta nubwo bashaka kureka intego, bagomba gukomeza kugira iriya pelote yakase, pelote imwe abari inyuma. Kirobe Da Silva arahindukira ko komeza imbere gusanga imbere kuko bagusanga inyuma ahindukiye. Nibyo rero peloto irareba Da Silva ndetse na mugenzi we bagendanye umunsi wose. Dutegereje kuza kureba uburyo baza kwitwara. Amasegonda 10. Da Silva ahindukiye kuba no kwegera umurongo. Peloto yaje gutanga umwanya kubera ko barasonje. NSN yamaze kuzamuka, Pikinike muhandi yamaze kuzamuka, abanyariteri bariye bagizaho Silva. NSN bafashe uruhande rw'ibumoso, Etibareno nariye na Pikinike yazamutse, Baikendo barapanga baze kugeza ubu muri position ese yo peloto yaje rero. Ngaba rero kilometero cya nyuma cya Tour du Rwanda 2026 Rukomo Rwamagana ninde ugiye kuyegukana kuko turabareba barareba umurongo bose bicaye tugiye kureba umusiprinter uhiga abandi. NSN yafashe uruhande rw'ibumoso kugira ngo bari kontrope bamaze kwerwa umuhanda uva kuri Paul twageze muri metero za nyuma zisiganwa arazamuka hariya n'ubundi Da Silva urugendo rwe rurangira. Ndabona Enoke Murubana ku ruhande rw'ibumoso, Enoke Murubana azamuka, abakinnyi bamaze gutambuka, reba Pikinike bamaze gutandukana. Movistar arazamuka araakselera, Pikinike ku ruhande rw'ibumoso araakselera Movistar, abakinnyi b'ikipe ya Movistar hariya rota ariko biranga, arahataka hariya. Reka turebe ninde sprint ya mbere, reka turebe ninde ku etape ya mbere akora sprint hariya. NSN Etzman Enoni uyu niwe wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026 yavutse ku itariki ya 20 ukwezi kwa cyenda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 97 afite imyaka 28. Uyu ni umunya-Israeli apima ibiro 72, afite inteshyo ya metero 72. Uyu nguyu 2024 yegukanye etape yavuye Rukomo isorezwa i Kayonza. Uyu nguyu turamuzi muri Tour du Rwanda, agarutse kutwemeza n'ubundi muri sprint turamutegereje n'ejo. Etibareno yaje mu Rwanda arakunda, yarabikoze kibeho ku butaka butagatifu cy'amara mwakira twari etape ya Tour du Rwanda. Ntabwo yanyuzwe etape yaswaga mu karere ka Gicumbi gasozi kari Kayonza yakoze. Nawe kubwiye ko avuga ko metero ziyongereho ni bya bindi baguha maze kurya.